Hallelujah. Papa, tukuzamuri icyubahiro imitima yacu irakwakiriye Mana yakoze ibyo twayisabye ibisigaye butware bw'isi injira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye buri twe n'uba ukwiriye navuye mu
mwese tumusanganire. Yesu ateze amaboko arabakunda. Ngaho muze mwese tumusanganire. Yesu we Yesu ateze amaboko arabakunda. Negukere tumusanganire. Yesu ateze amaboko arabakunda. Muze mwese tumusanganire. Yesu ateze amaboko arabakunda. Imana y'umwana n'abahanuzi iyo Mana isezeranye igasohoza ikangwa n'amatu. nawe ushobora kuritanga imbere iyo rimeze abantu ntabishobora kuvuga itakora ikangwa n'amacumu cyangwa itabaye nawe ushobora kuritanga imbere iyo rimeze ntabishobora kuvuga itakora ikangwa n'amacumu cyangwa itabaye nawe ushobora kuritanga imbere. Juru we tegeka byose biremera. 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 Haleluya. Hey. Juru we tegeka byose biremera. Juru we tegeka byose biremera. Ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza kanyenyeri imbaraga mu gihe nari nzikamiwe. Ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza kanyenyeri imbaraga mu gihe nari nzikamiwe. Juru we tegeka byose biremera. Haleluya. Ijuru ritegeka uyu mugoroba. Sa n'uhanurira mugenzi wawe mubwire ngo ijuru ritegeke ku buzima bwawe uyu mugoroba. Haleluya. Niba hari ikintu wari ukeneye yuko Imana igutegekera uyu mugoroba, ijuru rigire gutya ritegeke. Niba ari amadeni yategeke, niba ari uburwayi butegeke, ijuru ritegeke uyu mugoroba. Haleluya. Haleluya. Konje tuzamura ibiganza gutya. Haleluya. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwakirana. Reka dukomere amashyi apotre wacu tumwakire, hanyuma twakire twese n'abantu badukurikiranye online, hanyuma tugere muri uwo mwanya. Haleluya. 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 Juru we
tegeka byose biremera. Juru we, 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 tegeka byose biremera. Hallelujah. Reka mbabwire ibintu tugiye gutegeka uyu mugoroba. Amen. Microphone. Yewe. Microphone. Hello. Niguhereze kandi. Yesu ashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Niba murimo muratwumva microphone, murimo muratwumva mutwandikire muri comment. Yes. Ariko mugakemura bari kuri technique mbabwira ikintu tugiye Hallelujah. tugiye kubwira ijuru ngo ridutegekere kano kanya. Hallelujah, hallelujah. Ijuru rigiye gutegeka. Amen. Ukagenda ubusa tudategetse. Byavuyeho biriho. Test. Okay. Dore ikintu rero tugiye mube ready. Tugiye kubwira ijuru ritegeke kano kanya. Hallelujah. Ntabwo dushobora guprofita aka kanya ngo kagenda ubusa tutabwiye Imana ngo ihite dukorera kano kanya. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tugiye gutegeka ngo ijuru rigaragaze umwana twabuze muri iyi minsi. Igeti ngwino hano turi online. Tugiye gutegeka ijuru kano kanya kugira ngo uyu mwana wabuze ari hano muri Kigali cyangwa ari hano muri uru Rwanda. Tugiye gutegeka ijuru kano kanya ngo uyu mugoroba tugitaha. Muzi ko isengesho rijya rikora mu buryo butatu. Isengesho rishobora gukora kano kanya tukiri gukora. Isengesho ryakora turimo turataha. Isengesho ryakora tugeze mu rugo. Hallelujah. Isengesho kandi ryakora nejo. Hallelujah. Kandi isengesho ry'uyu mugoroba tugiye gutegekeramo Amen. isengesho tudashaka ko rizarenze ejo. Hallelujah. Taradusubiza ibyo dusengeye. Amen. Hallelujah. 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 Ige tugiye gusenga kano kanya kugira ngo uyu mwana aboneke mu izina rya Yesu. Banza uvuga ibyari byo. Hallelujah. Yesu ashimwe. Yesu nahimazwe. Turabasuhuje namwe mudukurikiye online. Umunsi w'ejo twari dufite ibirori, hanyuma abantu bava mu ntara Nyanza ya Butare bazana n'umwana muto w'imyaka 3 bamuburira hano muri gare ya Nyabugogo. Kuva ejo tumushaka kugeza uyu munsi twatanze amatangazo ahantu hose mu magare, mu mujyi, ahantu hose hahurira abantu benshi, ariko n'ubu dutegereje Imana ko ari kiri bukore. Reka mbabwire rero ikintu tugiye gukora. Nimwumva ko batanze amatangazo ahantu henshi, twebwira itangazo turihaye mu ijuru. Hallelujah. Hallelujah. Ijuru rihita rimenya kano kanya yuko uyu mwana tumukeneye, ntago tumukeneye ejo, ntitumukeneye ejo bundi, turamukeneye kano kanya. Tegeke. Juru we, tegeka byose biremera. Juru we, Tegeka byose biremera. Wajuru we turaguhamagaye uyu mugoroba. Hallelujah.
wajuru we turakwitabaje uyu mugoroba. Turavuze ngo uyu mwana wabuze kano kanya aboneke mu izina rya Yesu. Twohereje marayika murinzi, twohereje marayika murinzi kugira ngo arinde uyu mwana azagere mu maboko yacu ameze neza mu izina rya Yesu. Kandi turamuhamagaye, batanze amatangazo ahantu henshi, ahashoboka n'ahadashoboka, ariko wowe Mana turagutangarije uyu mugoroba, twoherereze uyu mwana mu izina rya Yesu. Ingabo zo mu ijuru, polisi yo mu ijuru, abantu bose ibitandukanye byo mu ijuru tubyohereje kuri uyu mwana, banza ukore protection ishoboka. Twatuye kuboneka k'uyu mwana akiva ahangaha igate, yumva amakuru meza ashimisha umutima we, yumva amakuru meza ashimisha umuryango. Uyu mwana atahe mu mahoro, umwana atahe mu muryango amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dutahanye insinzi mu izina rya Yesu. Hallelujah. Insinzi yabonetse mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bari banyikiriye ngo nakira abantu. Reka mpere ku mushuti wacu Bishop Trésor uri hano i Burundi. Nari mbizi yuko dukurikiye wigeze ku chatting, ariko Bishop uri inshuti yacu, nawe tuguhereyeho mu badukurikiye online. Ugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Twarabisezeranye, ahubwo nimwe mubura. Sauti hewani turi tayari international, turi international. Kandi Burundi rero tujya tuvuga ngo nijya kurisha ihera ku rugo. Mumbwira ukuntu tuzagera muri Canada tutabanje gutambuka hano i Burundi, ngo duce hano muri Congo, i Bugande ho twarahagiye, ngo duce hano muri Kenya, duce hehe, tuzajya muri Canada gute tutanyuze i Burundi? Nimwe muri gutinda Bishop. Warabitubwiye ngo uradukeneye sauti hewani, turahari, tuzaza anytime, tuzaza dukorera Imana mu izina rya Yesu. Amen. Gubwa neza rero. Mboneho no kwakira abandi aho bari hose, baba ari abari hano mu gihugu, baba ari abadukurikiye bari hano muri Kigali, baba ari abadukurikiye bari ahariho hose, turabakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Turi kumwe n'inshuti yacu online, ntago dutegwa, turabizi yuko dukunda kandi kudukurikiye. Bishop Baptiste hano mu Bugesera Nyabagendwa, mu itorero Bethesda Deliverance Church. Turi kumwe rero n'inshuti yacu umuririmbyi ukomeye cyane yanadusuye, umuririmbyi ukomeye cyane muri korari muri Bethesda Deliverance Church. Amen. Yegere hano imbere asuhuze n'abadukurikiye. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Basuje twe mwese abadukurikiye. Bon, turabakunda. Ibihe byiza n'umugoroba mwiza, dusangira ibihe byiza turimo, murakoze. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Iriya korari ni inshuti zacu. Iriya korari yitwa Enihakor muri Bethesda Deliverance Church Nyabagendwa, ku mushumba mukuru Bishop Baptiste. Turakundana. Turakundana. Amen. Nawe uhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Dushimiye twakiriye kandi inshuti zacu Apostle Solange na Apostle Jacques hano muri Kenya. Tumaze igihe tudachatinga, ariko uyu munsi nabonye ukora comment. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Nawe turabizi ko dukurikira. Imana iguha umugisha. Inshuti yacu Alphonse muri USA, kandi hari ibintu twavuganye. Inshuti yacu Alphonse uri muri Amerika, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nawe turakwakiriye aho uri hose, ugubwe neza. Ugubwe neza mu izina rya Yesu. Hari undi mushyitsi twari dufite hano ra tutaki. Uyu mushyitsi umva, tera haleluya. Tera haleluya kuba gukurikiye. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hey! Yeah. 38 Ehe. Yes,
aranyura aramubona aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Haleluya. nawe wikorera uburiri bwawe wigendere. Umutwaro waje wikoreye uyu mugoroba kuba wakandagiye muri iki cyumba, tahana uburiri bwawe mu izina ryanjye. Oh, haleluya. Ntabwo wavuze izina ryawe. Amazina nitwa Nigenera Jacques. Nigenera Jacques. Nanjye ndi inshuti Uri inshuti y'abagenzi banjye bose. Ni inshuti ya sauti. wanze no kubigumana ahantu wadukurikiraniraga, uravuga ngo uyu munsi ngomba kugera hano. Haleluya. Kandi iteka kabisa. Haleluya. Amen. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Erekane gutinda namwe kandi ndabakiriye mu izina rya Yesu, mugubwe neza. Amen. Yes. Katube nkaho dukora ku mukunga gakeya tuvuga ngo Yesu ni imfura. Uri mwiza nikuteye kuva kera kugeza n'ubu, imbere n'inyuma wowe uri umuziranenge. Uri mwiza nikuteye kuva kera kugeza n'ubu, imbere n'inyuma wowe uri umuziranenge. Uri imfura ijambo ryawe n'ukuri, ineza yawe itagira umupaka yagezeho. Uri imfura mana, ijambo ryawe n'ukuri, ineza yawe itagira umupaka yagezeho. Uri imfura mana, ijambo ryawe n'ukuri, ineza yawe itagira umupaka yagezeho. Uri imfura mana, ijambo ryawe n'ukuri, ineza yawe itagira umupaka yagezeho. Uri imfura mana, ijambo ryawe n'ukuri, ineza yawe itagira umupaka yagezeho. 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 Ineza yawe itagira umupaka yagezeho.
Haleluya, haleluya. Wanasifiwe. Kigisimba nticyabura gutanga. Nitwabura gutanga haleluya nitwamatukata. Tuzamura ibiganza twese. Sirimba ntekereje ku bantu baryamye hirya no hino mu bitaro. Ntekereza n'abaryamye mu marimbi hirya no hino. Nisubiza igisubizo kivuga ngo ngiye sindimo. Yo, Katuzemereza icubahiro. hallelujah. 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 Yeah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah we. Hallelujah. Amen. Tuzamura ibiganza twese gutya. Oh, hallelujah. Muse n'abatanga ikibuga hano. Hano ndumva bakeneye ikibuga gatoya. Uyu muhungu sindamukira. Asa n'uwigira inyuma gatoya. Hallelujah! Hallelujah. Reka nsaba abamama bigire hano hino. Hari umumama mu kanya mbonye uri gutambira Imana neza, ariko mana yanjye. Ariko mama apotere. Asa n'uwigira hano hano. Asa n'uwigira hano hano. Abantu bose bazi ko ari abamama. Reka dusaba abamama. Nyuma y'amavuta agiye gutambira Imana. Yo. Ntihagira abantu babavundira. Pima. Namwe ndaza kubaha akanya kanyu. Umunota umwe ubundi mudimbe ngaho papa. Badimbiremo gatoya twubaye turebe. Konde tugire gutya. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hey. Apotre niyigira hano. Ari ukuntu ajya byina utuntu twagurya nagurya akongera n'utundi gutya. Turatura narinda ukumbuye n'ukuri. Ni sawa cyane. Nduheruka cyagiye muri bya bihe byiza twari. Papa. Mbanza abasore mbanza abakobwa. Yo mana we. Ndabona turabitorera. Ko ndaba turi bubitorere. Mwandika udupapuro abadiakona aho ngo mwandika udupapuro tu. Ya mana we. Tuzaze tugire gutya. Hallelujah! Hallelujah! Reka nsaba abakobwa. Abatipe ndabazi. Nimuze kuvundira abakobwa rwose. Mureke batambira Imana basimbukira Imana mu masegonda nk'arindwi. Ubundi ngaho twagiye papa badimbiremo turebe. Yo mana we. Yo. Pima.
oya Yo mana we. Emuretse. Aba basore nzabashora yemwe. Mushaka abagore kuko ndabona nimukomeza kuba abasore ntazabashobora. Niko katwakira abasore none. Mana we. Sibyo? Badimbiremo papa badimbiremo. Ubundi bame bisanzurira Imana. Ariko mana yanjye Ndatanga rero zitatu gusa. Zitatu. Haleluya. Mungu ikibasha. Rero zitatu. Bagende. Reka twakira abagabo. Ngo hari abandi bajya bavuga ngo ni abagabo. Twababaza impeta ngo ni abagabo bo guhamya ibya Yesu. Turashaka abagabo mu bundi buryo. Turashaka abagabo banyuze mu mirenge. Ntago ari abagabo bo guhamya ibya Yesu gusa. Sibyo yewe. Ngo badimbiremo turebe. Badimbiremo. Churanga we. Yeah! Mana we. Churanga na cyo ngoro dufata. Bamucyenguruke kamera murebe. Bamucyenguruke. Nibangare bahitamwe n'indwara maze imigambi yabo igashiriraho. Nibangare bahitamwe n'indwara maze imigambi yabo. Igifanta bahise bakigura. Ariko mana yanjye. Mana we. Murakoze. Haleluya. Ni korali. Ni haleluya nk'ebyiri gusa. Murabona? Iki gitaramo kagize umutwe munini mugari. Urabibona nawe. Dore ngubu ngurutsa. Ubu ngurutsa. Twagazeyo. Haleluya. Abasore wakwasa. Haleluya. Haleluya. Mana we. Murakoze nukuri. Murakoze. Ariko mana yanjye niba hari ikintu nkunda igitaramo kirimo amavuta. Haleluya. Nkunda igitaramo kirimo amavuta y'Imana. Haleluya. Mbega umunezero wo mu nzu y'Imana. Ariko umwanzi w'igihe ni iki? Umwanzi w'amasase we ni iki? Imana ibaho umugisha nukuri. Abantu batukurikiranye tubakeka mwanezerewe, mwaguwe neza. Haleluya. Nta muntu ufite ishimwe ku buryo yumva agiye atari bugiye ahangaha. Ataza kugusinzira nijoro. Ngo tumwakira ashima Imana. Ni amahirwe.
murabizi ko igihe cyagiye yemwe nimubura tuhita dukomeza yabonetse amen akira papa haleluya haleluya sema haleluya haleluya ariko ndashima Imana sinzi impamvu uko umugiye hewa twagiye haleluya cyane haleluya sema haleluya ndashima Imana Imana yo nkuru niyo nkuru kabisa tujya tuyarushya abantu bose bageze ku muntu baruta bagira barya haleluya ngiye ndashima Imana ejo natashye ubukwe bukwe bw'umushuti wanjye ngezeyo hakuno muri dota bateguye ibiryo mbura ibyo mfata nifatira utuntu twatsi nyine tuntu duke tw'abasirimu ndirira aho ibyatsi biza bibatunga neza bakamera neza ndangije mu gitondo nabyutse njya hanze ndongera agaruka hatarasha iminota 5 numva mu ndati murabizi intambara zirakorana ndavuga ngo Yesu yadukinguriye imiryango ntago we satani oya waratsinzwe ntacyo utegereje ku buzima bwanjye ndangije maze gusenga iryo sengesho ndongera mumiriza gutya ndahumura numva mbaye muzima haleluya ubu ndi muzima simumbona hanodo Yesu yagezemo hano arakubita byose bigacaho haleluya rero tugire gutya tuzamura Imana icyubahiro ko yagize neza bwira mugenzi wawe ngo ibigire ngo pyo ibi cyubure na bya bindi byose bicyabure haleluya amen ariko Imana ni ukuri ishimwe cyane haleluya umwanzi w'igihe ni amasaha ni amasaha pe munyemerere tudatinze twakire apotre hanyuma atwakirire umwigisha uyu munsi tumukomera amashyi amen haleluya 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 Evangeliste Janvier egera hano uvugira Imana Yesu ashimwe amen haleluya amen umva turataramye ariko hari igihe tuzatarama kurushaho amen Janvier sinzi ukuntu uri bubigenze sinzi ukuntu uri bubyitwaremo mu minota mikeya dusigaranye ariko ndakwizeye kandi n'Imana iragukoresha mu izina rya Data wa twese uri mu ijuru uyu ni umukozi wawe Janvier mugaburire mwuzuze maze nawe aduhereze twumve icyo ushaka uyu mugoroba yuko utubwira twumve icyo dushaka uyu mugoroba ijambo ryawe rimunyuzemo kano kanya mu izina rya Yesu Kristo ntaba ari we ahubwo izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru mukoreshe n'umukozi wawe kandi turabizi yuko asanzwe agukorera n'uyu munota ni iminota ingahe afashe kano kanya yimukoreshemo ubundi twebwe tuzuzwe mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu ashimwe amen ndabasuje mu izina rya Yesu Imana nibaha umugisha ku bantu badukurikiye kandi namwe muri iyi sare muri iki cyumba Imana nibaha umugisha amen murataramye ndaryoherwa cyane ndaza kwisegura ku bantu basanzwe banzi ngirijwi reka mvuge ngo ryiza ariko murumva ko ryimeze nk'iryapfuye kubera turi gukora cyane yego mu nkundire rero numvishe ari ibintu numva nanjye biri kugenda bijagata numva Imana iri gutangira numva iri kuzura muri nge cyane ndafashijwe muri iki cyumba n'ukuri kw'Imana hanyuma ubwo mwarimo mutarama nabonye ibintu bikomeye hari abantu Imana irengeye muri iri tarama hari abantu mutabyumvishe ariko hari abantu Imana irengeye muri iki gitaramo Imana ishimwe sifa kwa Mungu haleluya aho ngaho ni sawa Imana iguhe umugisha
hanyuma shaka kubabwira amagambo abiri maze tuyasengemo, hanyuma nanjye cutse, hanyuma kubera ko amasaha bambwiye ngo ageze kure. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Hoseya ibice 2 umurongo n'uwa 8. Hoseya Bosco mfasha, yemerera ufashe ibice 2 umurongo n'uwa 8. Shaka kubabwira ku ijambo rimwe ryitwa gukomera ku Mana. Byonyine turisengeremo, hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe. Ndafashijwe Mana, ndafashijwe. Hoseya igice cya 2 umurongo n'uwa 8, hanyuma dufatana umwanya wo gusenga. Shaka kubona, shaka kumva muri ngewe, numva ndi guhatwa gusengera abantu, numva ndi guhatwa gusengera abantu. Ari ikintu Imana ishaka gukorera abantu muri iki gitaramo, ari ikintu Imana ishaka kugukorera, ari ikintu Imana ishaka kunkorera, ariko biciye mu ijambo rivuga ngo gukomera ku Mana. Imana ihimbazwe cyane. Hoseya igice ni cya 2 umurongo n'uwa 8. Bibiliya ivuze ngo iki Bosco? Reka dusome mu izina rya Yesu, ni mu bice 2 umurongo wa 8. Yego. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bazahanirwa ubusambanyi. 8 havuze ngo iki? 8 haravuze ngo nicyo gituma ngiye kuzitiza inzira ye amahwa, ngiye kuzitiza inzira amahwa, kandi nkubaka uruzitiro kugira ngo atabona aho anyura, kugira ngo atabona ahantu anyura. azakurikira abakunzi be, kandi azakurikira abakunzi be, ariko ntazabashyikira, kandi ntabwo azigera abashyikira. azabashaka babure, nibwo azavuga ati henga nsubire ku mugabo wanjye, wenda reka nsubire ku mugabo wanjye wa mbere, kuko ibya mbere kubera ko ibya mbere byakuweho, iby'ubu erega ntiyamenye ko yari njyewe wamutungaga mu myaka na vino n'amavuta ya elayo nkamugwiriza. Okay, reka dusubiremo ku murongo wa, nushaka duhere ku murongo wa 11. Nicyo kizatuma nisubiza imyaka yanjye, mwisarura na vino yanjye mu gihe cyayo. Imana igugire neza. Amen. Hanyuma shaka kubabwira ku ijambo rimwe rivuga ngo gukomera ku Mana. Aya ni amagambo Hoseya umwe mu bahanuzi bato yahanuye. Hanyuma cyari igihe gikomeye ubwo Abisirayeli bari basubiye inyuma, bamwe bamaze kugera, ari igihe kigera abantu bagasubira inyuma bakibagirwa Imana. Hanyuma cyari igihe Abisirayeli bamaze gusubira inyuma, batangira gusubira inyuma bajya mu busambanyi. Imana ihagurutsa Hoseya iramubwira ngo genda ubambwirire. Shaka kukubwira ngo umuntu Imana yafashe imwizirikaho, umuntu Imana yafashe ntago ijya imurekura. Ushobora gukora ibyaha bigiye bitandukanye, ariko shaka kukwibutsa neza nubwo ubirimo, Imana yo iracyagufitemo ibindi bintu bikomeye, iracyakubaramwe ibindi bintu bikomeye. Hanyuma shaka kukubwira ngo hari izindi mbaraga Imana igiye kukuzanira. Sifa kwa Mungu. Hanyuma iki cyari igihe Hoseya arahanura amagambo tusomye ahangaha, ariko nakuye mu ijambo rikomeye ry'umuntu wabashije kurokoka akabasha kuba uyu munsi wa none yakongera akagaruka. Nasomye ijambo rirambwira ngo uwo nguwo azitiwe ngo n'amabakome. Shaka kukwibutsa neza, ntabwo dayimoni yakwataka wamaze kuba uzitiwe n'amabakomeye. Ndavuga amabakomeye Imana ikuzaniyeho, ni uburyo Imana ikuzitiye. Sinzi niba muri kubyumva, ariko kuzitirwa nta hantu uba ushobora kuba wihishiye, cyangwa se ubu dufashe iyi ntebe. Shaka kubabwira ngo tuzitiwe n'andi maboko akomeye cyane. Umuntu Imana yafashe iramuzitira. Shaka kukubwira ngo uruhande harandi maboko, ibumoso harandi maboko, iburyo harandi maboko. Hanyuma shaka kukubwira ngo nubwo ubona wowe
ushobora kuba utenebutseho gatoya, hari imbaraga z'Imana ziri kugukurura, ariko nubwo ubona ko hari n'izindi mbaraga zigukurura, ariko Yesu agufitiye icyizere. Shaka kugutangariza ngo reka twongere twikomereze ku Mana. Hari abenshi muri iki gihe bari kunywa ibiyobyabwenge, abandi bagiye mu bapfumu, abandi bagiye mu bintu bifite umumaro, ariko ndashimira Imana ko hari abantu barokotse bakikomereye ku Mana, bavuga ngo Imana tuzayigumaho, Imana tuzayinambaho, nubwo bimeze gutyo, nubwo benshi bacogoye, ariko twe tuzanamba ku Mana. Ndashimira Imana ko hari abantu bakinambye ku Mana, ndashimira Imana ko hari abantu bakiyigumyeho, ndashimira Imana y'abantu Imana igifite, ndashimira Imana ko hari abantu bagihamya, ndashimira Imana ko hari abantu Mana nyiribihe we, ariko ndashimira Imana ko hari abantu bagihamye. Reka mbibutse neza bene data, mureke twongere twikomeze ku Uwiteka, mureke twikomeze ku Uwiteka. Uwiteka nitumwikomeza nawe azatugirira neza. Nukomeza kwikomeza ku Uwiteka, hari izindi mbaraga zaguha. Nukomeza kwikomeza ku Uwiteka, hari ubundi buzima zaguha. Nidukomeza kwikomeza ku Uwiteka, hari ibintu tuzagenda tureka. Yesu adutabare cyane. Hanyuma nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo ongera wikomeze ku Uwiteka. Va mu bintu urimo, hanyuma wongere uhindukire, wongere umwikomezeho. Yesu aracyagufitiye icyizere. Wowe wari usubiye inyuma, ndashaka kukubwira ngo ongera ugaruke. Yesu aracyagufitiye urukundo, ongera ugaruke. Yesu aracyagufitiye arandi mahirwe ya kabiri Yesu yaguha. Imana ihimbazwe cyane. Ongera wikomeze ku Uwiteka. Niryo jambo nari nkuzaniye, nubwo buhanuzi nari nkuzaniye. Mureke twongera tumwikomezeho, numwikomeza hari ibintu bizemera. Munyemerere twongera tuyikomera amashi, kubera ko abantu bagiye kwikomeza ku Uwiteka. Yesu abafitiye ikindi cyizere. Reka sabe umushumba atere namwe anyegere, hanyuma senga isengesho rivuga ngo reka abantu b'Abanyarwanda bikomeze ku Uwiteka, abasauti natwe twikomeze ku Uwiteka. Abakunzi bacu badukurikiye twikomeze ku Uwiteka. Yesu adufitiye ibintu bikomeye cyane. Yesu abaho umugisha cyane. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha. Reka dusenge Imana. Uwiteka Nyiringabo, Imana ikomeye, Imana ifite ubutware n'ubushobozi n'imbaraga zose, Imana ifite ingabo nyinshi cyane zishobora kugota buri mumwe uwo ari we wese hano ku isi. Imana ifite gukora bene icyo kintu nta mwana w'umuntu wagikora. Niyo yonyine twikomejeho, ni wowe wenyine twikomejeho uyu mugoroba, ni wowe wenyine tugiyeho dushatseho uburinzi bukomeye, ni wowe wenyine dushatse ngo uduproteje kandi cyane, kuko twebwe uturekuye twagwa, kuko twebwe ukinguye gato twafatwa rwose, ariko hariho uburinzi bwawe, hariho protection yawe. Turizera tudashidikanya yuko twatsinda ikibi icyo ari cyo cyose. Umwanzi Satani ntaho yaduhera, umwanzi Satani ntabwo yaduhangara, ntaho n'ukuri yabasha kwinjirira, kubera yuko washyizeho protection. Urakoze yuko wongeye kutwibutsa kari wowe wenyine ufite ubutware n'ubushobozi bwo guproteja, bwo kugota, bwo kuzenguruka abawe bakabasha kuba mu burinzi bukomeye bwawe. Urakoze yuko twumvise kandi yuko uduhaye ijambo ridukomeza, ritwemeza yuko uduproteje rwose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba. Dufite umuririmbyi umwe ukunze kuririmba no ku giti cye. Ejo bundi yararirimbye ngo Antibari, ngo Imana nitera imbibi zimeze nka Antibari, ariko waje arya babyita iki? Na kapera ni ibiki? Karirimba akantu gatoya ngo Antibari, ngo imbibi zimeze gute? Yesu asifiwe Yesu. Amen. Amen. Ariko Mana yanjye umugoroba ntabwo usanzwe n'ukuri. Imana yaduhumekeyemo iduha aya magambo, nanjye nongeye kuyatekerezaho numva ari mashya muri njyewe. Hanyuma yaduhaye amagambo avuga ngo tera imbibi zimeze nka Antibari, imyambi ndaswa isange nkomeye. Oya gasubiremo. Tera imbibi zimeze nka Antibari. Zimeze nka Antibari.
hari abantu batumva antibare, basobanuye antibare ubundi. Antibare niba mujya mubona abasirikare hari ibintu bambarira mo imbere bita ngo ni antibare, bakunda kubyambara hano bidatoborwa n'amasasu. Aha, noneho Imana ngo itere imbibi zimeze nka antibare. Mu bundi buryo, mu buryo bw'umwuka, Imana ikwambike antibare ku buryo buri mwambi wose bakurasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko Mana yanjye, hanyuma ngo nimara gutera izo antibare imaze kukuzengurusaho iyo korutire yayo, imyambi yose bakurasa isanga ukomeye. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ese papa, ubu ngubu nakavugaho gake. Tera imbibi zimeze nka antibare, imyambi ndaswe isange nkomeye. Ushireho korutire nzengurutse y'uburinzi bwawe bw'iteka ryose. Ariko washyiremo agasebe. Tera imbibi zimeze nka antibare, imyambi ndaswe isange nkomeye. Ushireho korutire nzengurutse y'uburinzi bwawe bw'iteka ryose. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire, umuntu wambaye nka antibare niyo amasasu akozeho aravunika, aho kugira ngo yinjire ahubwo aravunika. Abantu bihaye kwinjira mu byacu ahubwo bavunike kubwo kwiha kwinjira mu byacu, bateye ahantu hadaterwa. Haleluya. Usibye no kwambara ibyo byo mu gatuza, hari n'ibimodoka bimeze gutyo nka antibare, ariko ngo Imana ngo idushyirireho korotire izengurutse ku byacu, izengurutse ku bacu, izengurutse abacu, izengurutse abakristo. Amen. Kugira ngo imyambi turaswa, imyambi iyo ari yo yose uraswa uzasange ukomeye. Haleluya. Imana iguha umugisha James. Amen. Abantu bajye kuyishaka, iri kuri channel ye yitwa James, niyo James. Mwishaki murayumva. Imana iguha umugisha rwose. Amen. Turashoje rero, kandi nanone tugusabiye umugisha kubwo kutuyoborera gahunda neza. Murakoze cyane. No kuri Imana iguha umugisha. Abadufashije kuri gahunda y'uyu munsi, Imana ibahe umugisha. Ku buhanga bw'ibyuma hariho RT Group nayo twisabiye umugisha. Imana iyagure cyane, Imana iyagure cyane. Iyi sound nta handi tujya tuyikura. Kera twajyaga dukoreshaga sound kajwigira. Urebye prayer room za kera uba wumva abinyuma batumvikana, umuyobozi wa gahunda atumvikana, kandi twebwe turi hano twafashijwe. Icyo gihe byari RT Group yari tarahagera, ariko ubu ngubu murumva ko sound imeze neza. Amashusho twagiraga agakamera gahumbye bakita ngo ni kajisho, agakamera ka kajisho, ariko Imana irimo iratugenza neza, irimo iradutera iteka. Nawe Mark aho uherereye ku mashusho, Imana ibahe umugisha. Abaririmbyi mwese, Imana ibahe umugisha. Abashyitsi mwadusuye uyu munsi, Imana ibahe umugisha. Intashyo kuri mushiki wacu dirigente wa korali Enihakor muri Bethesda Deliverance Church, udutwarire intashyo. Abatari kutwumva ubabwire ko wadusuye uyu munsi kandi ko twabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha ku cyumweru. Ciao ciao.